tugarutse tubwira abantu bajya babeshyera cyangwa se batesha abagore babo umutwe, ugasanga ngo umugore wanjye ngo nyamara ngo ntago anyara, ngo umugore wanjye bw'iyo ngo muteguye ngo ntago ngo abasha ngo kurekura amavangingo, ngo nta nubwo ngo abasha koroha ngo kandi ngo mba namuteguye. Gayizi, ubwo ngubwo ibintu uvuga urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ese uzi gutegura cyangwa ntabwo ubizi? Ese uzi neza yuko ikibazo ari icy'umugore wa mbere kumuserereza? Ni ukuri ngiye kubasaba ikintu kimwe kandi mugitege amatwi mucyumve, mwihangane abantu mwubatse ingo. Were kubwira umugabo wawe ngo ntago uzi kurongora, were kubwira umugore wawe ngo ntago uzi gutanga ibintu, ngo ntago uzi kunyara, ngo ntago uzi gukora ibi n'ibi, ahubwo banza wisuzume. Subira muri videwo zanjye zose nagiye mbaha, urebe ushire kuri playlist ya videwo zanjye, ugende wumva uburyo nagiye nkwigishamo, urebe niba ari bwo buryo ubikoramo. Ndetse n'umugore unkurikiye none aha ngaha nabikore nk'uko mbivuze, nafate videwo azigenda azireba, arebe uburyo nabivuzemo, arebe ko ari bwo buryo abikoramo. Kuko hari ubwo usanga wikomye umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, ariko kandi burya ari wowe ufite ikibazo. Impamvu nzanye iyi nyigisho, kwa kangahe naganiriye n'umugore arambwira ati jyewe umugabo wanjye nkeka ko ashobora kuba atari bubizi. Kwanza yarampamagaye arambwira ati jyewe ndashaka ko umugabo wanjye azajya tubikora nkanyara kuko ansaba amavangingo. Ndamusobanurira ndamubwira ati okay, uracyari umukobwa, ntabwo abakobwa bakunda kunyara iyo batari babyara ngo iriya miyoboro y'intuze ngo ifunguke, ariko reka nze nkubwire sisiteme ugomba gukoresha kugira ngo niba umugabo wawe yashaka amavangingo kugira ngo bize kukorohera. Urumva ni abantu bagishakana nta n'ukwezi baramarana. Ndangije ndabimubwira kandi ibyo bintu birira iyo ndabyizeye neza cyane, birangira abikoze. Umukobwa arangije arampamagara arambwira ati rero njyewe bya bintu narabikoze ariko ntabwo nyabona. Ndamubaza ese biterwa n'iki wowe ukurikije? Iyo arankunda arambwira ati njye nkurikije uko mbyumva bishobora kuba biterwa n'umugabo wanjye. Ati kuko umugabo wanjye narabimubwiye ko hari igihe dukora imibonano mpuzabitsina byagezamo hagati, nkumva utuntu tw'utuzi turaje ngo taro, tukaba turuciyemo turagiye. Ariko kubwo kuba atabizi kubikurikirana bigahita birangira. Inshuti zanjye munkurikiye muri kubyumva, hari igihe umugabo aba atazi kubikora, yabikora muri ubwo buryo ugasanga zise zigendera. Rero ni ukuvuga ngo mwa bagabo mwe mwige kuyishyiramo imbere, iga gucumita umugore wawe neza, uyimucumite neza, nurangiza uyikuremo hagati y'iminota ibiri, uyikuremo umunyazi. Fata imboro yawe neza, uyifate neza hagati na hagati, uyikubite kuri shino na rugongo, usa nk'ubivangavanga byose ubikubiteho. Kandi ikindi, niba ugiye kunyaza umugore wawe, sinkubwiye ngo umere nk'umuntu ugiye gukomangira umusumari wanze kujya mu giti. Njya nkunda kuvuga ibintu abantu bakagira ngo ni burage. Sinkubwiye ngo ugende urumva ujye gukora ibyo bintu, oya. Ahubwo njyewe ndakubwiye ngo genda uyifate unyaze. Kunyaza ntago bisaba imbaraga nyinshi, ntago bisaba ngo ukore ibintu bidakorwa, nta nubwo bisaba kugira ngo bikugore, oya. Ahubwo kunyaza bisaba kugira ngo wowe ubwawe ubikore kandi ubikore biri mu mutwe wawe. Ikindi kintu abagabo mujya mukunda kuzira ko mwifata mugakora ibintu nk'aho mudahari, ibibazo byanyu mukabishyira mu mibonano mpuzabitsina. N'abagore bijya bibabaho, ugasanga ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ntibikurimo, ntuhari, umutima wawe wifitiye ahandi hantu uri. Inshuti zanjye ndakubwiza ukuri ngo
hari ibintu byubaka n'ibisenya kandi njya nkunda kubabwira, ibintu byubaka n'ibisenya rero hari igihe uzaba uzi ngo ukoze ibintu biri byiza ariko ugasanga ibyo bintu ntabwo ari byiza, kubera ko wabikoze nabi bigiye kuvamo kugusenyera. Umugabo ntabwo azihanganira ko urimo uramukorera ibintu bitari byiza kandi azi ahandi hantu azagenda akarya n'igi itazamutera ubwangati n'ibibazo. Mwige kubaka ingo zanyu, mwige kudacira abagore banyu imanza cyangwa abagabo banyu imanza, kuko hari igihe umucira imanza ahubwo ari ikibazo kiri muri wowe, ari ikibazo nawe ubwawe wifitiye, ugasanga rero bigaragaye nabi. Mwige kudacira abagabo banyu imanza, mwige kuba mwamenya gukora ibyo mugiye gukora. Niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, mugore wowe unkurikiye, iga kwiyoroshya. Urumva uwo mugore atarabigendeyemo? Urumva ikibazo cy'uwo muryango mbabwiye atari ukubera umugabo ntabwo abizi, ntabwo abikora neza. Niba atabikora neza, urumva umugore nawe azagaragara nk'umuntu utabizi kandi we wenda abizi, ugasanga rero nabyo bibaye ikibazo. Mugerageze mwige kubikora neza, mwige kumenya ngo niba ngiye gutegura umugore wanjye, ndamutegura igihe runaka, iminota runaka, isaha cyangwa iminota, isaha ntiyagera muri gutegurana, ariko biranashoboka ushobora kuba mwicaye muri salo mukorakoranaho mugira gute, uko mutinda muri salo nyuma yaho mukagira gute, mukazagenda mukabikora. Ibyo rero bivuze ngo buri muntu wese ajya akomeza atekereze ku kintu agiye gukora. Niba ugiye kubikora, kora uko ushoboye, mbese nyine wirekure, ufiringe. Kandi umugabo nawe niba ugiye kubikora, amenya ngo hari igihe cyo gucumita, hari igihe cyo kuyikuramo, hari igihe cyo kunyaza, ukanyaza neza ku buryo umugore wawe yumva amerewe neza. Abagore benshi bafite ibibazo by'ibyimba byo mu nda, kubabara mu nda, kubera iki? Kubera yuko hari ibintu abantu bajya bakunda gukora kandi bitari byiza, ugasanga nyine bivuyemo ibibazo bitandukanye. Hari ibintu ukarongora umugore wawe ugacumita gusa ugacumita, ariko ukaba utagira gute, ukaba utamugira gute, utamunyaza. Ibyo byose rero mujye mubimenya, mubihe agaciro, muvuge ati njyewe mu by'ukuri nakoze ibi ngibi ariko reka mbikore neza. Kandi mumenye ngo umugore iyo adacumiswe, iyo atanyajijwe, nta kintu uba umukoreye. Umugore gerageza umworoshye, umutegure neza, umurongore neza, ukuremo gake unyaze. Abagore bananiranye kurangiza, hariho abagore batajya barangiza. Iyo umunyajije inyuma igihe kinini aranyara, amavangingo araza, ariko ugasanga byarakunaniye, ntabyo utekereza, uraho urasamye. Umugani w'ababandi ngo uraho urasamye. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibibone yuko ntabwo nzi ikintu navuga, ariko Imana ishobora byose irabizi kandi irabisobanukiwe. Rero mwa bantu mwe, njyewe nta kintu nabona narenza ku byo mba ndi kuvuga. Nkunda kuvuga ngo niba udasobanukiwe, nyandikira muri komenti. Nimero zanjye murazigira kuri WhatsApp, munyandikire, mumbwire, mbasobanurire, kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Ariko mu gihe uzi ko ugifite gushidikanya mu mibonano mpuzabitsina, mu gihe uzi yuko ibyo ukora mu mibonano mpuzabitsina utabyizeye, kora uko ushoboye, hanyuma utugishe inama tugufashe, cyangwa se kurikirana videwo zacu, kuko ndakeka amasomo yose naragiye nyasubiramo nyavuga, mbereka uburyo mugomba kubikoramo, uburyo mugomba kugaragaza uburyo abagabo mushoboye, mugomba gukora imibonano mpuzabitsina bikagenda neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi birashoboka, kandi mukarongora abagore banyu bakarangiza, bakishima, bakanyara, mbese nyine ibibazo byose bari bafite mu mubiri bikagenda bitungana. Rero niyo mpamvu njya nkunda kubasabira umugisha kenshi cyane, kandi umugisha
buri muntu wese aba akwiriye kuwuhabwa, akarya, akanywa, akabana neza n'umugore we cyangwa n'umugabo we na famiye yiwe, ku buryo buri muntu wese abireba akavuga ati iyi famiye ni iyo kwifuzwa, apana famiye yo kugira gute yo kuba ihura n'ibibazo. Rero iyo utarongora umugore wawe neza muhorana mu majyane akanagusuzugura, nawe iyo utamuryohereza umugabo wawe murasuzugurana. Rero Imana ikomeze ibarinde ibahe umugisha, niyo mpamvu iyi nyigisho mba nayizanye, bayi.